Muri kiganiro kigufi tugiye kugaruka ku bintu nibura 10 byahinduye RDF igisirikare gikomeye mu isi cyane cyane muri Afurika. Reka tugaruke ku bintu 10 bituma RDF ari igitangaza bikayigira itandukaniro n'ibindi bisirikare cyane cyane byo ku mugabane wa Afurika. Mbahaye ikaze ku muyoboro wacu w'inkomoko official. Icyambere kigira igisirikare cy'u Rwanda igihangange n'igitangaza n'umuyobozi mwiza. Aha ndavuga umugaba w'ikirenga wa RDF akaba na perezida wa Repubulika Paul Kagame. Aha nshobora kumuvuga ntamuhaye ipeti ukagira ngo iby'igisirikare kuri we ni ibintu biraho. Oya rwose ubitekereje gutyo waba wibeshye kuko perezida Kagame n'umusirikare utangaje w'igihangange yakoze igisirikare kigeza ku bushorishori bwacyo kugeza ku ipeti rya General Major ubwo yarwanaga intambara nyinshi zirimo izakinyishyamba. Paul Kagame yatangiye ari umusirikare muto w'umurwanyi ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza ageze ku gasongero ko kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ntamuvuga gutyo ukamwibeshyaho iby'igisirikare arabizi cyane kuko yanabyize mu mashuri akomeye arimo n'ishuri ry'ubuhanga bw'intambara rya Fort Leavenworth ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo kurwana gutata kuyobora intambara no kuyobora igisirikare akacyubaka ahereye kuri zero akagihindura igitangaza bifite mu burambe burenga imyaka 45 ni n'ubunararibonye rwose kuri ingingo. Ibi rero bimuhindura umuyobozi mwiza kuko kuva mu mwaka wa 1990 niwe watanze umurongo igisirikare cya RDF uyu munsi gishingiyeho kuko ubwo yubakaga RPA inkotanyi ayihindura igisirikare gihamye yabashije kurwanya ingabo za leta Habyarimana kugeza zitsinzwe inkotanyi zibohora u Rwanda. Kuva RPA yaba igisirikare cy'u Rwanda mu mwaka wa 1994 Perezida Kagame nk'umugaba w'ikirenga yaharaniye kubaka iki gisirikare, agiha discipline, agiha imyitozo ifatika, agiha abayobozi bakwiriye, agenda bahindura agashyiraho abandi bitewe n'igihe kigezweho. Ibyo byose ariko kugira ngo urwego rwo kurinda u Rwanda n'abanyarwanda rube ari ntanyeganyezwa. Ubwenge, ubunyamwuga bwe kugendera ku mategeko no kumanika urukiramende rw'urwego rwo hejuru byatumye RDF ihinduka ikinyuranyo cy'ibindi bisirikare muri Afurika. Yacyubatse mu buryo bwose bushoboka kugeza kigeze ku rwego abona ko rushimishije rwose. Nawe bigaruka avuga ko ingabo afite arizo yahoze yifuza kugira. Impamvu ikomeye iruta izindi rero n'umuyobozi wacyo ureba kure kandi wifuza ko RDF yafasha u Rwanda gutera imbere muri byose. Icya kabiri gituma igisirikare cy'u Rwanda RDF kibigitangaza ni ibikoresho bya gisirikare gifite. Sinzi niba wari wabikubita amaso ukanabyitegereza. Ubwabyo umunyarwanda bibonye abona ibitangaza. Ariko iyo umwanza bikubisa amaso kimusesekaramo kuruta ibindi no guhungabana no gucanganyikirwa kuko nibyo ubushobozi bwose. Witegereje imbundu bwaza abasirikare bagendana, ibikoresho, imyambaro bafite kuva ku mutwe kugeza ku birenge, ibimodoka by'intambara, imbunda za karabutaka zirasa kure, ibimodoka by'intambara bimwe bita ibifaru, amato y'intambara ukongeraho n'indege, byose nibyo ku rwego rwo hejuru. Kandi ibikoresho uretse kuba ari iby'ubuhanga bwose biba ari bishya kandi bigezweho. Ibyo rero bikora itandukaniro ku rugamba mu gihe RDF uri mu kazi, ku buryo u Rwanda rwubakiye ku mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda rwageze naho rukora intwaro ubwarwo kugira ngo hatagira ikibazo cy'ibikoresho ku gisirikare cyarwo. Aha mu ntwaro zikorerwa mu Rwanda harimo masotera, pistoli n'imbunda nini zirasa mu birometero 500. Izi zirimo Arad 5, akarongo 500 BK ndetse n'izindi zitandukanye harimo n'izikoreshwa na ba mudahusha nka Ice Sniper, Arad Sniper n'izindi zishobora kurasa muri metero 800. Harimo kandi zo mu bwoko bwa machine gun nka Niga URMG ndetse hano hanakorerwa n'indebakure zifashishwa nijoro cyangwa se night vision sight. Uruganda rukora intwaro mu Rwanda rwitwa Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation cyangwa se REMCO, rukaba rwarubatswe n'u Rwanda ku bufatanye n'uruganda rukora intwaro rwa Israel. Ni uruganda rurimo gukora ibintu byinshi cyane bituma RDF igira ibikoresho byiza kandi bigezweho ku buryo ubu noneho ari igitangaza. RDF inafite ibikoresho by'ubwirinzi bwo mu kirere abanyarwanda bise ko ari ibyuma bisama ibisasu biherutse kugaragarira Rubavu, bisama ibisasu bya misiri zari zoherejwe n'igisirikare cya RDC n'abafatanyabikorwa bacyo. Ibi byose rero bituma gupima imbaraga na RDF ari ikintu cyakugora cyane rwose kuko ibikoresho bya RDF ni bishya kandi bigezweho. Impamvu ya gatatu ituma igisirikare cy'u Rwanda kibigihangange ni imiterere y'ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda. Ibi ni iby'ukuri kuko igisirikare cy'u Rwanda kuva kuri section, company, bataillon na division ndetse n'igisirikare cyose muri rusange kiyoborwa neza ku buryo kuri buri cyiciro hari umuyobozi uba ufite inshingano zo gukurikirana abasirikare, imibereho yabo n'imikorere yabo no kuba batanga umusaruro, kandi byose bigakorwa ku murongo nta kwibeshya muri serivisi zose, bikagira u Rwanda igihugu gitangaje. Ingabo zirwanira ku butaka, inkeragutabara n'igisirikare kirwanira mu kirere utibagiwe na Etat Major ishinzwe ubuzima bwose biyoborwa ku murongo. Amabwiriza muri RDF atangirwa ku gihe kandi akagera ku basirikare bato mu gihe gito cyane. Ubutumwa bw'umugaba w'ikirenga burihuta bukagera ku basirikare bato mu kanya nk'ako guhumbya, bakamenya icyo abifuzaho vuba na vuba nta gutinda.
Ibi biri mu byahaye igisirikare cy'u Rwanda umwanya wihariye kuko ibi ni umurage ukomoka mu ntambara nyinshi cyabarijwemo ku buryo amabwiriza ku rugamba yabaga yihutishwa cyane agatangwa mu gihe gito agashyirwa mu bikorwa vuba vuba umwanzi agakubitwa atarasobanukirwa ibiri kumubaho. Iryo hame ryo kwihuta muri byose hashingiye ku buyobozi bw'igisirikare buhamye niryo RDF tigeze ibura kugeza uyu munsi wa none, kandi rikaba rihamya ubuhangange bwayo. Ubudahangarwa bw'u Rwanda rero bwashimangiye imbaraga za RDF, akaba ari nayo mpamvu rwageze ku rwego rwo hejuru kuko RDF ni igisirikare cy'umwuga gishyira imbaraga mu kubaka igisirikare gishingiye ku bumenyi. Ishuri rya gisirikare rya Gako rigira uruhare rukomeye mu gutoza aba-ofisiye. RMA itanga amasomo y'umwaka umwe ku bitegura kuba aba-ofisiye, kandi kuva mu mwaka wa 2015 hatangiye amasomo y'imyaka 4 ku bufatanye na Kaminuza y'u Rwanda. Ubu hari amashami 7 y'ubumenyi butandukanye butangirwa muri RMA: ubuganga, ubuhanga mu bya mekanike, ubumenyi mbonezamubano, ubugenge, imibare, ubutabire n'ibinyabuzima. Ibi byose bigira uruhare mu kongera ubumenyi bw'abitoza kuba aba-ofisiye, bikazamura n'indangagaciro zisabwa ofisiye w'ingabo za RDF. Ingingo ya 4 igira igisirikare cy'u Rwanda igihangange ni ikinyabupfura. Iyi ngingo buri wese wabonye ingabo z'u Rwanda kuva mu mwaka wa 1994 arabizi neza. By'umwihariko uyu ni umurage wasizwe n'inkotanyi za RPF zabohoye u Rwanda mu rugamba rwarwanywe kuva mu mwaka wa 1990, kuko ni kimwe mu by'umugaba w'ikirenga Perezida Paul Kagame asaba umusirikare we ahariho hose, haba muri RPA cyangwa muri RDF. Ikinyabupfura gikubiyemo byose: kumenya uburyo ugomba kurinda abasivile utabasagarira, ukamenya abaturage ko aribo ufite inshingano kandi ukaba umunyamwuga. Iby'inyeshyamba n'ibindi bisirikare bitari ku murongo bigira nko kwambura abaturage, gufata abagore ku ngufu, kurya utw'abandi ntiwishyure, kurya ruswa, gukoresha intwaro bafite mu guteza umutekano muke n'ibindi byose birazwi ko ku ngabo za RDF ibyari kirazira, kandi niko byari bimeze no ku ngabo za RPA inkotanyi, ku buryo byatangaje bose uko inyeshyamba zigira umurongo. Ibyo rero byakomereje muri RDF, kuko nko mu butumwa bw'amahoro abasirikare b'u Rwanda iyo bari mu butumwa bw'amahoro abaturage barabakunda, kuko nta bibazo babateza nk'uko abandi bo mu bindi bihugu babigenza, kugeza naho usanga umuryango w'abibumbye uhura n'ingaruka babateza, ariko RDF yo ahira itanga ibisubizo. Iryo zina ingabo z'u Rwanda rero ryanditse biragoye gusibanganywa kuko ni imyaka irenga 20 byose bimeze gutyo. Ikinyabupfura n'ubunyamwuga ni ikindi gisobanuro rwose cy'igisirikare cya RDF, kikaba na kimwe mu mpamvu ituma gihinduka igitangarirwa hose. Impamvu ya 5 igira igisirikare cy'u Rwanda igitangaza ni intekerezo zacyo cyangwa filozofi cyubakiyeho. Uwo murongo ukubiye mu buryo bwumvikana mu mpumeko ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ubwo yarayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda ari umugaba mukuru wa RPA inkotanyi. Uwo murongo yawutanze mu mwaka wa 1992. Ni imbwirwaruhame yamenyekanye hose kubera ko ari imwe mu mashusho make ahari amugaragaza ku rugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka wa 1990. Icyo gihe yabwiye abasirikare yarayoboye ati: ni mwebwe musingi wa byose, ni mwebwe musingi wa RPF, ni mwebwe musingi w'u Rwanda. Ati rero ntabwo mugomba gukora nk'ibyakorerwaga mu Rwanda, ntabwo babibashyiramo ngo namwe mwivange muri byo. Kuba umusingi wa byose ku gisirikare ni filozofi n'intekerezo Perezida Paul Kagame yashinze anayishingiraho mu kubaka RDF mu myaka 30 yose ishize u Rwanda rubohowe. Mu myaka yose irenga 30 ishize u Rwanda rubohowe, na n'uyu munsi niyo filozofi iranga RDF uyu munsi. Nkuko byari bimeze mu mwaka wa 1992 niko bimeze no mu mwaka wa 2026, kuko filozofi y'igisirikare cy'u Rwanda nuko ari cyo musingi w'ubuzima bwose bw'u Rwanda, haba mu gutanga umutekano ndetse n'iterambere ry'uburyo bwose mu gihugu, ukongeraho imibereho myiza y'abaturage n'ibindi byose. Ntabwo rwose RDF ari igisirikare cyo kurwana no kurinda inkuta z'igihugu gusa. Imbaraga zacyo nyinshi zishyirwa mu bikorwa byo guteza imbere igihugu ndetse n'abagituye. Iyi filozofi rero yatumye igisirikare cy'u Rwanda RDF kiba urwego rwihariye ukwarwo, kuko abaturage batangaza ko barwizera bikomeye. Aho igisirikare cy'u Rwanda kiri nta muturage uhungabana cyangwa ngo agire ikibazo. Ibyo nabyo niko byahoze, kuko FARE yatsinzwe mu mwaka wa 1994 yahohoteraga abaturage, ariko rwose RDF yahinduye amateka. Ingingo ya 6 igira RDF igisirikare cy'ubushobozi bwose ni imyitozo y'abasirikare bayo. Iyi ngingo ni impamo rwose, kuko ntabwo guhugurwa ku musirikare wa RDF ari amasomo gusa. Mu mitekerereze y'umugaba w'ikirenga w'igisirikare cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yumva ko umusirikare agomba kuba ari nk'icyuma, agomba guhora atyaye, agahora yiteguye kujya mu nshingano yatumwaho uko zaba zimeze kose. Imyitozo abasirikare bahabwa niyo ku rwego rwo hejuru cyane kuri iki gisirikare cy'u Rwanda, ndetse iratangaje kuko iyo cyemerera abasirikare bacyo kuva ku masomo y'ibanze yemerera abasivile guhinduka abasirikare kugeza ku masomo ahabwa umutwe udasanzwe w'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se special force, ndetse n'indi itandukanye yo ku rwego rwo hejuru, harimo nk'uwitwa exercise hard punch watangijwe na RDF mu mwaka wa 2016. Yose ibiri ku rwego rwo hejuru.
imyitozo y'igisirikare cy'u Rwanda mu bigo nka Gako, Gabiro, Nasho n'ahandi hose abayihabwa baba indashyikirwa cyane mu isi nzima. Imyitozo abasirikare b'u Rwanda bahabwa ihindura imibiri yabo nk'ibyuma, bikiyongera ku ntwaro n'ibyangombwa byose umusirikare akenera, akanabasha kugenda ibirometero 100 n'amaguru ku munsi umwe nta kibazo agize. Umusirikare w'u Rwanda atozwa mu buryo ashobora kwitwaza iby'ingenzi akenera birimo n'intwaro ze, ibimutunga byamufasha kwitabara by'ibanze agize ikibazo n'ibindi byose. Ingingo ya 7 ihindura RDF igisirikare cy'ubuhanga bwose n'ubunararibonye, nuko iki gisirikare cyarwanya intambara zitabarika. RDF ivuka kuri RP inkotanyi ku buryo abasirikare bayo benshi bayibayemo basobanukiwe n'iki ntambara ari cyo, mu ncamake bazi icyo gutsinda bisaba n'icyo bivuze. Benshi mu barwanye muri RP inkotanyi nabo bari baranyuze mu ntambara nyinshi imbere yaha, zirimo iyo kubohora igihugu cya Uganda kuva mu mwaka wa 1981 kugeza mu mwaka wa 1986. Abandi babarirwa mu rugamba rwa RPA kuva mu mwaka wa 1990 kugeza mu mwaka wa 1994. Nyuma yaho RP inkotanyi ibohoje u Rwanda ntabwo intambara zahagaze, kuko u Rwanda kugira ngo uyu munsi rube ari igihugu gihagaze kigihamye kidashobora gusibwa ku ikarita y'isi bikeshwa n'ingabo z'u Rwanda zatanze serivisi ihambaye yo kurwana, kuko narwo rwahanganye n'intambara nyinshi zirimo izo kurwanya imitwe y'abacengezi bashakaga kurusenya ndetse n'ibihugu byari bibashyigikiye, kuko nko mu gisirikare cy'u Rwanda cyabarijwe mu ntambara zo kurwanya abacengezi kuva mu mwaka wa 1994 kugeza mu mwaka wa 2003. Ingabo z'u Rwanda zarwanyije ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo burimo bwamo butu n'ubwa Rwanda Kabila kuva mu mwaka wa 1996 kugeza mu mwaka wa 2003. Mu ntambara za Kongo yaba iya mbere n'iya kabiri zose bashakaga gufatanya n'abashaka gusenya u Rwanda, kandi igisirikare cy'u Rwanda cyabarijwe muri operasiyo zihambaye zo kurwanya FDLR nabo bose bashakaga kugarura jenoside mu Rwanda, zirimo nka operasiyo Umoja Wetu yatangiye tariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 ku mwaka wa 2009 imara iminsi 35 kuko yarangiye tariki ya 25 z'ukwezi kwa 2 muri uwo mwaka wa 2009. Kandi ingabo z'u Rwanda zarinze imipaka y'u Rwanda yose, by'umwihariko uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zahanganye n'abarwanyi b'intera hamwe n'impuzamugambi bahurije muri FDLR bashaka gusenya u Rwanda burundu. Kuva mu mwaka wa 1994 kugeza uyu munsi bagerageje byose ariko barakubiswe basubirayo. Ni inshuro zitabarika bagerageje kwinjira mu Rwanda ariko bakubitwa inshuro ya nyuma iheruka ni tariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 ubwo bashyigikiwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi, Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania, wongeyeho wazarendo n'abacanshuro, ariko bakubiswe umuriro basubira inyuma bajya guhabwa isomo n'ingabo za AFC mu 23 zabakubise umuriro zikabatatanya. Ingabo z'u Rwanda zabarijwe mu mikorere yo kubungabunga amahoro mu myaka irenga 20 kandi ntabwo zagiye gutembera, kwari ukurwana zikarema amahoro mu gisobanuro cyayo nyacyo, kuva mu bikorwa byo guhangana n'imitwe y'abajanjawidi bo muri Darfur muri Sudani, guhangana n'ibyihebe bya Cabo Delgado muri Mozambique, guhangana n'imitwe y'abarwanyi bo muri Central Africa bashaka guhirika ubutegetsi bwa Faustin Archange Touadera n'ibindi byinshi. Ibi byose biba ubunararibonye buhambaye rwose igisirikare cy'u Rwanda ku buryo kuva ku mugaba w'ikirenga wacyo kugeza ku musirikare muto guhangana n'ibibangamiye umutekano w'u Rwanda aricyo basobanukiwe, ku buryo rwose babanza no kumvikana nawe ngo utabinjiza mu ntambara, ariko urenzeho kandi bakubwiye nta kindi kiba gisigaye uretse gukubitwa ugasigara wumiwe. Kandi ntabwo igisirikare cy'u Rwanda kirindira ko gisanga mu birindiro byacyo. Oye, iyo ushaka intambara ukamaramaza ko udashaka amahoro ugasiga inzira imwe yonyine yo kurwana, ushiduka cyakuguye hejuru, kuko gahunda ya RDF ni ugusanga umwanzi ukamuhondagura ugataha wemye. Ibyo ababikinishije barabizi kuko isomo ry'intambara bararihawe. Ingingo ya 8 ihindura igisirikare cya RDF icy'ubushobozi bwose ni uburyo RDF yubakiye ku buhanga n'ubumenyi n'ubwenge, kuko igisirikare cy'u Rwanda RDF ni urwego rubarizwamo abanyabwenge b'ingeri zose, haba mu ikoranabuhanga, siyansi yo ku rwego rwo hejuru. Burya banafite ibyiciro bitandukanye birimo n'icyiciro cy'ubushakashatsi bushingiye ku bumenyi n'ibindi byinshi. Ibi rero bituma abasirikare ba RDF bari mu ngeri zose zirimo aba engineers, abadogiteri, abaganga, abahanga mu by'ikoranabuhanga, abazi business n'ubuyobozi n'ibindi bitandukanye. Igisirikare cy'u Rwanda gifite abanyabwenge b'ingeri zose ku buryo imikorere yacyo ishingiye kuri siyansi, apana amarangamutima n'imyemerere idafite aho ishingiye. Igisirikare cya RDF cyubakiye ku bwenge bwo ku rwego rwo hejuru muri make. Ingingo ya 9 kuri uru rutonde ari nayo ibanziriza ya nyuma ihindura RDF igisirikare cy'ubushobozi bwose ni imyaka abasirikare bayo baba bafite. Iyi ni inshingano ushobora kumva ukagira ngo ni ikintu gisanzwe, ariko imyaka abasirikare bayo baba bafite isobanuye byose.
igisirikare cy'u Rwanda ntushobora kwinjira muri munsi y'imyaka 18 cyangwa uri hejuru y'imyaka 24 kuko ubwabyo unayirengeje biragoye cyane ko wabasha gucika imyitozo ku rwego rwo hejuru RDF itanga. Ibi rero bituma ingabo z'u Rwanda zihindura imibiri yabo nk'ibyuma, maze abasirikare bagakoresha imyaka yabo y'ubuto muri uwo mwuga w'agatangaza. Ku myaka 45 abasirikare bato ndetse n'abaofisiye bato itegeko ryemera ko bashobora gusezererwa, ndetse abaofisiye bakuru ni ku myaka 55 bagahabwa ikiruhuko cy'izabukuru. Abaofisiye generali bo ni imyaka 60 y'amavuko, ariko byose bigenwa n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, kuko mu gihe kigukeneye mu nshingano urakomeza ugakorera igisirikare cy'u Rwanda. Ibi rero bituma igisirikare cy'u Rwanda gihora kirimo abasirikare bato bafite imyaka n'imbaraga zo gukora ku buryo rwose abarimwe ntabwo baba ari ingwiza murongo nka bimwe mu bisirikare byo muri Afurika usangamo abasirikare b'imyaka 65 cyangwa n'imyaka 70, ukibaza icyo baba bamaze kikakuyobera. Oya, siko RDF ikora rero, kuko hari igihe ugomba gutanga ibyo ufite warangiza ugatanga umwanya ukajya kubaka igihugu mu bundi buryo, abandi bato nibo bakinjiramo bagakomerezaho aho wari ugejeje. Indi mpamvu ari nayo ya 10 ituma RDF ari igihangange ni umurage ubwawo gishingiyeho, nta wundi uretse wasizwe n'inkotanyi z'amarere za zindi zamamaye mu kubohora u Rwanda, zikarubohora koko zigatsinda ingabo za leta yateguye jenoside zikanayishyira mu bikorwa, maze RPA cyangwa se RPF inkotanyi zigahagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ibi bikorwa by'ubwirinzi bikomeye n'abasore bagaragaje ubwabyo ni umurage igisirikare cy'u Rwanda cya RDF cyubakiyeho. Sinabo gusa, kuko RDF yubakiye ku murage w'abakuru b'abanyarwanda baguye u Rwanda bakaruhindura igihangange mu karere kuva mu binyejana 10 bishize u Rwanda ruriho. Kuva kera ingabo z'u Rwanda zari zunze ubumwe zishyira u Rwanda imbere y'ibindi byose, kandi ziteguye gutanga byose ngo rubeho niyo byaba bisaba gutanga ubuzima bwabo. Uwo ni wo murage inkotanyi za RPF ubwazo zubakiyeho. Ntabwo RDF yubakiye ku murage w'abakoloni n'amacakubiri nk'uko byagendekeye igisirikare cya mbere cyashinzwe u Rwanda rukibona ubwigenge mu mwaka wa 1962 aricyo cyiswe FAR. Oya, RDF ishingiye ku murage wasizwe n'abarwanyi b'impinduramatwara baharaniye ko u Rwanda rubaho ari urwa buri munyarwanda nta macakubiri rurangwamo, rukaba rwarubashywe n'amahanga yose. Umwe mu bagabo bakomeye akaba n'umwanditsi w'umushinwa wabayeho mu myaka 2000 ishize, akarwara intambara akayobora izindi agahatana n'insinzi nyinshi zitabarika, yanditse igitabo cyitwa The Art of War cyangwa se amayeri y'intambara. Muri iki gitabo Cy'u yanditse agira ati, gukomera kw'igisirikare si ubunini bwacyo cyangwa ubwinshi bw'abasirikare bakigize, ahubwo ni imiterere n'imyitwarire yacyo. Spirit and philosophy, ukwitegura kwacyo, kugira ubumwe, kwimenya, kumenya igihe cyo kurwana n'icyo kutarwana, kumenya ingamba zo gusenya umwanzi hadakoreshejwe ibitero, mbese no gukoresha ubutasi n'izindi nzira zirimo kuganiriza abo urwanya ukaberekeza ku ruhande urimo n'ibindi byinshi, ndetse no kwita kuri morale y'abasirikare uba wita mu buzima bwa buri munsi nk'ahari umuryango wawe, maze bakabaho bazi ko bagomba kuba indahemuka kugeza ku munota wabo wa nyuma n'igitonyanga cyabo cya nyuma cy'amaraso ku rugamba. Bwana Cy'u yanditse ibintu by'ubwenge byinshi cyane, mbese ibi ni bike cyane twavuzeho biri mu gitabo cye The Art of War cyangwa se amayeri y'intambara. Nkuko abivuze rero, ibi byose nibyo bigira igisirikare igitangaza mu maso ya General Cy'u. Uramutse unabisomye ukuntu mbisomye ushobora kubonamo neza ishusho y'igisirikare cy'u Rwanda RDF Perezida wa Repubulika Paul Kagame nk'umugaba w'ikirenga yubatse kuva yabohora u Rwanda mu mwaka wa 1994 ubwo yarangizaga guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yaracyubatse kiba igitangaza kugeza ubwe mwijwi ryahamije ko cyo n'izindi nzego z'umutekano ziriho ubu arizo yahoze yifuza kugira kuva kera cyane, kuko mu ntama nkuru ya 17 ya RPF inkotanyi Perezida Kagame akaba na chairman wa RPF inkotanyi yashimiye inzego z'umutekano z'u Rwanda, avuga ko izafite uyu munsi arizo yahoze yifuza kugira, maze mu rurimi rw'icyongereza ati, those forces of ours are forces I have always wished to have. Bisa naho nta jambo na rimwe ryarutira uwo ari we wese uri mu nzego z'umutekano z'u Rwanda rikamushimisha ndetse rikamukora ku mutima kuruta amagambo nk'aya y'umugaba w'ikirenga w'izi nzego zose z'umutekano, zaba iz'igisirikare, inzego za polisi, iz'umutekano n'iperereza n'izindi zose. Ibi bisobanura aho hari ubwenge n'ubuhanga n'ubudahangarwa. Muri make RDF yubakiye ku murage w'u Rwanda, ndetse uwawigishije RDF ikawumva akanaharanira ko ukomeza gutyo ni Paul Kagame, umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, kuko yanayoboye inkotanyi za RPA akabohora u Rwanda agahagarika jenoside yakorewe abatutsi. Byihariye rero, iyo niyo nkingi igira RDF igisirikare cy'ubuhanga bwose mu isi yose, by'umwihariko muri Afurika nzima. Muri make rero, ngizo nibura impamvu 10 twegeranyije zituma Rwanda Defense Force cyangwa se RDF igisirikare cy'u Rwanda ari cy'ubuhanga bwose kurusha bimwe mu bindi bisirikare byose muri Afurika, kikaba igitangaza kikanatangaza benshi ku isi.
bitewe n'ibikorwa byacyo bitandukanye. Ndabashimiye, ngende mugira banga ati niba rwa mbere ugeze ku muyoboro wacu ibuka gukora subscribe kuko amateka yaranze u Rwanda n'ayaranze isi dutuye nta handi wayasanga uretse ku muyoboro w'inkomoko official, umuyoboro mugari w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye utasanga ahandi. Mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.